nimuguma muri nje amagambo yanjye kaba muri mwe musabe data icyo mushaka cyose namwe muzahabwa. Itegeko ryo gusaba risaba mu iki? Ni kuguma muri Yesu. Sizungurutswe n'ibibazo, ariko Imana iri hejuru y'ibibazo. Imana irategeka bikaba. Imana irakora mirimo ikomeye. Turabashubuje kitondo kiza, twongeye gushima Imana kuko twageze imbere y'ubwiza bwayo. Nitwa Pasteur Serugendo Dismasi, tukaba tuhagarariye itorero ryitwa Philadelifia Pentecote de Réveil. Mana yatoye akakanya keza, reka tubanze tusenga Imana. Mana turakushimiye kuko uruwera kandi urakiranuka. Twaje imbere yawe utwambika imbaraga kandi utushoboje, maraso witweze utunganye ikirere, ijambo ryawe rihesha umugisha abatumva kandi utwambika imbaraga, iteka ryose tugendana nawe nguko bikwiriye mu izina rya Yesu, amen. Iki gitondo kiza cy'amahoro tugiye kuganira ku bw'ijambo ry'Imana. Turasoma kuri Yohana igice cya 15 murongo wa mbere, twagarukira ku wa 7 nitubishobojwe. Ariko muto w'iri jambo riravuga umugani w'umuzabibu n'amashami ryayo. Umugani w'umuzabibu n'amashami ryayo. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Ndi muzabibu w'ukuri kandi data nyiraho uhungira. Ishami ryose ryo muri nje ritera imbuto arikuraho. Iryera imbuto ryose aryanga nyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Mugume muri nje nanjye ngume muri mwe, nguko ishami ritabasha kwera imbuto ubwayo, niko namwe mutabibasha. Ni mutaguma muri nje, ninjye muzabibu namwe muri amashami. Uguma muri nje nanjye ngaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri nje ajugunywa hanze ng'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agasha. Murongo wa nyuma wa 7, nimugume muri nje amagambo yanjye aguma muri mwe, murasaba icyo mushaka cyose muzahabwa. Mana itufashe kuri iri jambo tugiye kuganira iki gitondo kiza. Turavuga ko muto w'ijambo ratubwira ko umugani w'umuzabibu n'amashami ryayo. Yesu yicaranye n'intumwa ababwira umugani nguyu y'umuzabibu n'amashami ryayo. Mugihe tumaze kwemera Yesu Kristo, nize ko mu Kristo cyangwa buzima bw'iki Kristo ntago twigenga, ntago twifata nguko twishakiye, ntago tugenda nguko twishakiye. Tufite utuyobora cyangwa tufite uwo tugomba kugenda nkawe cyangwa gusa nkawe, kuvuga nkawe, kwifata nkawe. Uwo niwe Yesu Kristo. Aravuga hano ati ndi umuzabibu w'ukuri kandi data nyiraho uhingira. Yesu niwe muzabibu w'ukuri, nyirayo nawe ni Imana, kandi Imana niwe ibasha kuhingira urwo ruzabibu rwayo. Ishami ryose ryo muri nje ritera imbuto ararikuraho. Ishami ryose riri kuri Yesu Kristo. Rugero mbese twavuga iki? Tangwa tusubire nyuma gatoya. Yesu Kristo niwe umuzabibu, twebwe turamashami yayo. Kandi kuko turi amashami tugomba kwera ikintu kitwa imbuto nziza. Na nuko kwezwa k'ubutumwa bwiza, kweguka k'ubutumwa bwiza kigiye twebwe abakristo amashami ry'iryo ruzabibu rwera imbuto nziza. Nizeye Yesu amaze kugenda asigira intumwa ubutumwa yuko bagenda Yerusalemu, nawe agiye mu ijuru azaboherereza umufasha. Bari mu mukumwe buzuza umutima, bagenda Yerusalemu barasenga. Barasenga
mu kufatanya kwabo no kusenga baje gusorezwa ya sezerano y'umwuka wera. Bamaze kuhabwa mwuka wera ntago yaje arobanura ku butoni, nguko bose bari mu cyumba bujuje umutima bahise buzura umwuka wera, bavuga indimi. Muko kuvuga indimisha kwabo abari hanze bumvise ko ari ikintu kibaye, kuko bari muki na mashami iri mu iyo mbuto, mashami y'icyo giti cyabashije kuzuzwa na nyiraryo. Nyuma yo kuva bamaze kuzura umwuka wera, batangiye kuvuga ubutumwa bwiza, batangiye kugira imirimo myiza, ibikorwa byiza byatumye umuntu wese wababonaga cyangwa ayibazaga ku bwabo, bamwe bakabatunga urutoki ati bariya ni abakristo. Kuko nikibabitiye ko ari abakristo nuko babonye bera imbuto nziza isa nande na Yesu Kristo. Aravuga hano, ishami ryose muri nje ritera imbuto data arikuraho. Yesu atufashe kandi atushoboje. Turacyari mu kwezi kwa mbere, itangiro ry'umwaka. Mukunze kuvuga ijambo ravuga ko ingamba wafashe uyu mwaka ni ryaye. Bidusabamo gushaka kuba ishami nziza muri Yesu Kristo rizabasha kwera imbuto nziza. Ryera imbuto, ishami ryose ryo muri nje ritera imbuto arikuraho. Iryera imbuto ryose aryanga nkayo amahage yaryo ngo rurusheho kwera imbuto. Noneho mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri nje. Ari ibibazo mu bibiye, ari bigeragezo mu bibiye, ariko icyo Mana cyangwa Yesu atugirira inama hano, tugume muri we. Mu gihe tugumye muri Yesu Kristo, nawe azaguma muri twe, kandi mu gihe agumye muri twebwe, natwe tuzabasha gukora iki? Kweri iyo mbuto atusaba. Mugume muri nje nanjye ngume muri mwe, nguko ishami ritabasha kwera imbuto ubwayo ritagumye mu ruzabibu, niko namwe mutabibasha. Nimuguma muri nje nimuguma muri nje, ninjye muzabibu namwe muri shami. Nituguma muri Yesu Kristo, Yesu niwe muzabibu nguko twabivuze, natwe turi amashami y'uyu muzabibu, turi amashami iri mu icyo giti. Mirimo yacu twebwe amashami nukwera imbuto, kuko turi muri Yesu Kristo niwe muzabibu. Mu gihe turi abakozi b'Imana, mu gihe turi abakristo, bidusabamo kwera imbuto, kuko turi amashami iri mu ruzabibu niwe Yesu Kristo. Haleluya. Nimba wagiriwe imbundu wo gukorera Imana, nimba wagiriwe ubundu wo kugira imbuto mano y'Imana, bikusabamo kwera imbuto, kuko uri ishami iri kuri uruzabibu, kandi uwo muzabibu niwe Yesu Kristo. Icyo yatuhamagariye, icyo yatuhereye agakiza, nuko twebwe amashami yayo tubasha gukora iki? Kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitabasha kwera imbuto nziza baragitema. Nawe ndago wagitunga ku kibanza cyawe. Mu gihe ubona igiti cy'avoka cyawe kitera imbuto nziza, uragitema ukikuraho. Sasa kuyu mu buryo bwo mu muka arongera aravuga hano ku murongo wa 5, ninjye muzabibu namwe muri amashami. Uguma muri nje nanjye ngaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi. Wa muntu wemeye kwihanganira bigeragezo byose ku iyi si turimo, kuko abantu benshi bazi gukorera Imana n'umugisha gusa. Ari gihe tuhura n'ibisharira, ari gihe tuhura n'ibikomeye, ariko bidusabamo iki? Kuguma muri Yesu Kristo. Kandi mu gihe tugumye muri Yesu Kristo turi nk'amashami nguko twavuze, kandi mu gihe tugumye muri Yesu Kristo tukihanganira muri Yesu Kristo, tubasha kubyara imbuto nyinshi. Mwami Yesu atushoboje, tubasha kubyara imbuto nyinshi. Sinzi ibibazo watangiranye nayo mwaka, sinzi bigukomereye, sinzi bikugerageza, ariko wihangane gusa, ugume mu ruzabibu. Nuko muyaga waza, amashami ifashwa n'igiti kirimo. Igiti kifasha amashami yayo.
nuko icyo giti kire mashami ihura n'ibibazo, ariko giti kifite ubushobozi bwo kwikingira mu bibazo byinshi. Mu gihe cyose turi muri Yesu Kristo, burwayi buraza turasenga, Yesu ikadukiza uburwayi. Bikomeye biza turasenga kuko turi ishami iri mu ruzabibu, nawe akadufasha, kuko ijambo ry'Imana riratubwira urugamba si urwacu, urugamba n'urwe. Yesu atufashe, sinzi nimba turimo kumvikana. Yesu atufashe kandi adushoboje kuyu umugani w'umuzabibu n'amashami. Yashatse kutugaragariza iki? Niwe uruzabibu, natwe turi amashami. Kandi mu gihe twamagawe ku murimo w'Imana, adusaba twebwe amashami kwera imbuto. Iyo mbuto tuzayera gute? Mu gihe ayo mashami iri mu icyo giti, nicyo tubasha kwera imbuto nyinshi. Turakurikira kuri uyu murongo wa 4 wa 5. Mugume muri nje nanjye ngaguma muri mwe, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Yewe mukristo mwene data, yewe mukozi w'Imana, uzi ko ntacyo tuwabasha gukora tutafite Yesu? Yaba ku manywa, yaba nijoro. Hari abantu ndakumva abantu bavuga njyewe iyi minsi ndimo kurwana urugamba cyane, iyi minsi ndimo kurwanana n'ibyinshi, ariko ntacyo twabasha gukora tutamufite. Mureke twizere Kristo, mureke twishire Kristo ku mwanya wa mbere. Burwayi ufite, Yesu atatushigikiye ntago twakira. Bibazo dufite, Yesu atatushigikiye ntacyo. N'ibibazo by'ubuzima kuhabwa umugisha, tutamufite twebwe ku bwacu ntago twakwihesha umugisha. Niwe gusha imvura, abahinzi bakahinga, bakatera imbuto, babona umusaruro mwiza. Nkuko niki Yesu yabashigikiye. Niwo kura mu ndugu cyavu akamwicaza n'ibikomangoma. Kubera iki? Kuko tumufite. Ntago wakwikura gucyavu ku giti cyawe n'imbaraga zawe n'ubwenge bwawe wicaze n'ibikomangoma. Ntago ndumva umuntu utanga ubu buhamya. Tumva buhamya avuga ko ni Yesu wabikoze. Yesu akushoboje, nawe ukomeze ugume muri we. Ku bibazo byose ufite, Yesu azakugirira neza kandi uzaba ishami nziza ribasha kubyara imbuto nziza. Turarangiriza ku uyu murongo. Umuntu utaguma muri nje ajugunywa hanze. Yemwe abantu mwabaye mukakiza mukabivamo. Mu gihe cyose tutaguma muri Yesu Kristo, tujugunywa hanze. Ngishami yumye. Navuze ko igiti cyawe cyavoka mu gihe kitera imbuto nziza cyangwa mu gihe cyumye uragitemo kakijugunya. Yesu yagereranya hano, mu gihe tutaguma muri we tumeze ngishami rumye, barayitema bakayijugunya hanze, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agasha, bakayitwika kuko na nyungu yayo barayikuraho. Sasa mureke tugume muri Yesu Kristo. Murongo wa nyuma uravuga ko nimuguma muri nje, amagambo yanje akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzahabwa. Nimuguma muri nje, amagambo yanje akaguma muri mwe, icyo mushaka cyose muzahabwa. Nimuguma muri nje, amagambo yanje kaba muri mwe, musabe data icyo mushaka cyose namwe muzahabwa. Itegeko ryo gusaba risaba mu iki? Ni kuguma muri Yesu Kristo, n'amagambo ye kaguma muri twe. Natwe turapfukama tugasaba Imana icyo tushaka, kuko iratuha, kuko turi muri Yesu Kristo, n'amagambo ye ikaba muri twebwe. Twasaba icyo twifuza cyose, Imana ikaduha. Yesu atushoboje bene data. Iyi minsi usanga tutakita kubika amagambo y'Imana muri twebwe. Ariko Zaburi ya Dawidi yaravuze ko nabitse ijambo ryanje muri nje, mu mutima wanje, kugira ngo nagucyumuraho. Yesu atushoboje. Uyu mwaka agendana n'Imana. Uyu mwaka ushake kuba ishami nziza ribasha kwera imbuto nziza. Uyu mwaka ushake Yesu agume muri wowe, n'amagambo ye ibe muri wowe. Anyuma nawe usabe ibyo wifuza, Mana nawe izabasha gukora iki? Kuguha. Ndabizi ko abamo amajwi ya Satani, ndabizi ko abamo iterabwoba rya Satani, ariko nuguma muri nje, amagambo yanje kaba muri wowe, icyo uzasaba cyose uzabasha kukibona. Se niki kikwangayikishije muri iyi minsi yo kutangiza umwaka? Niki kiguteza ubwoba
muntu w'Imana, niki gituma utatuza? Niki gituma usinzira? Yesu aracyari ku ndebe y'ubwami, aravuga abarushe n'abaremerere muze munsange, nanjye nzabasha kubaruhura. Musabe icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye, mwizeye ko muzahabwa. Ariko hano aratubwira ko nimuguma muri nge n'amagambo yanjye kaba muri mwe, icyo muzasaba cyose muzahabwa. Nize ko ntabwo ari ibintu bikomeye, ni ibintu byoroshye gusa, ni ugushaka ko Imana ibe, Yesu abe muri twe n'amagambo ye ikaba muri twe, natwe icyo twasaba turizera ko Mana izakora iki? Izaduha. Mana ntabwo ari yo kutunaniza, Mana ntabwo ari yo kutubabaza bene data, tukiranuke gusa, tureke icyaha, tubahe ijambo ry'Imana, twemere Yesu Kristo, dukunde Imana. Nibyo ubona biremereye nuko isi izungurutswe n'ibibazo, ariko Imana iri hejuru y'ibibazo. Imana irategeka bikaba, Imana irakora mirimo ikomeye. Yesu abafashe. Nize ko kuvuga byinshi siyo kumva, ariko aya magambo make n'amagambo ye ibe muri twebwe, icyo tuzasaba tuzahabwa. Tugiye gusenga Imana. Watangiye umwaka ufite ubwoba, watangiye umwaka ucika intege, Yesu arakuzi kandi azi n'amazina yawe. Mana turagushimiye kubwira ijambo, udufashe tushoboje witeka. Kuba mu isi tugoswe n'ibyinshi, ariko banzo tubabarire. Buryo twatangiye umwaka turabanyandege ngeya, buryo twatangiye umwaka tutizera. Reka uyu mwaka tushoboje, shoboje abakozi bawe, komeza abakozi bawe, komeza itorero ryawe, komeza bagufukamira Mana, ubambike n'imbaraga, ijambo ryawe ribe bagume muri wowe, n'ijambo ryawe rigume muri bo, kandi mu gusaba kwabo babashe kuhabwa ubutabazi. Abari mu bindi bihugu, abari mu iki gihugu cyacu, ubashoboje bakomeze migambi mibi y'umwanzi y'umwaka utuneshereze. Abarwaye, abashonje, abarari inzara, abababaye, Yesu urambure kiganza, ugume muri bo, nabo bagume muri wowe, kandi nabo babone kutabarwa kwawe. Turahagarika bibi byose, udushoboje kandi udukomeze, dukomeze dukiranuke mbere yawe Mwami. Turagushimira, urakoze kandi uhabwa icyubahiro, tubisabye twize mu izina rya Yesu, amin. Imana ibaha umugisha. Ayo yari inama nziza y'iki cyumweru. Mane gushoboje kandi gukomeza. Reka tubabwire nimero za telefone, ushobora kuba ufite ikibazo ushaka kubaza cyangwa se inama ukatugirira, kuko twese turabagenzi tujya mu ijuru, turifuza gukomezanya. Ni 0782433954. Murakoze. Imana ibaha umugisha.